nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera reka bukomeze buganze mu izina rya Yesu. Nongeye kugaragara muri aka kanya nkuzaniye message y'ibyo Imana ivuganye nanjye. Ndagusuje wowe wamaze gukora subscribe. Imana y'amahoro iguhe umugisha imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana reka bukomeze buganze, icyubahiro cy'Imana reka gikomeze kukubaho. Muri uyu mwanya hari message Imana impaye. Lebosi de Kotalabasia. Ndavugana n'ubuzima bwawe ngo Imana hari ibyije gukora ku buzima bwawe. Ndi mu mwanya wanjye wo gusenga. Imana yambwiye ngo hari ibyije gukora. Imana yambwiye ngo hari ibyije kurema. Imana yambwiye ngo hari ibyije gushira mu bikorwa. Abantu bose bameze abenshi bamaze gutakariza Imana icyizere. Ndagira ngo nkubwire ngo reka gutakariza Imana icyizere. Niba ikomeje kumenya imikorere y'Imana no gukora kwayo, mbabarira ukande subscribe niba utarayikora, kuko hari ubutumwa bwinshi Imana iduhaye kugira ngo tugeze kubayikurikira ndetse no kubayubaha ku manywa na nijoro. Bwana Yesu asifiwe. Imana ije gukora ibidasanzwe. Imana ije kwihesha icyubahiro. Imana ije kuganza mu izina rya Yesu. Imana ije kwihesha icyubahiro. Narimo ndi gusenga, Imana irambwira ngo ije kufata babandi bari barateneburitse. Nabonaga Imana irimo yongera kuzana izindi mbaraga. Hari abantu bamaze igihe bari kumva iby'Imana byarabavuyemo. Hari lela kota la posi de glory langoni sipotali for the bravenia. Hari abantu bamaze igihe iby'Imana byarabakamutsemo. Hari abantu bamaze igihe bari kumva iby'Imana bitakibafasheho. Hari abantu bamaze igihe bari kwibaza iby'Imana bakumva nta rukundo bakibifitiye. Imana yambwiye ngo ni igihe Imana iri kugenderera abayo. Mujye mukunda kuba maso nijoro, kuko Uwiteka Imana agiye kubasura mu nzozi. Imana igiye kubasura mu kuganirizwa nayo. Mugiye gutangira gutungurwa no kumva amajwi y'Imana bahatiriza ndetse abemeza ndetse agira n'amakuru ababwira. Imana irambwira ngo abenshi bari kwizamu, bari ku gicaniro bameze nk'abahunikiriye, ariko Imana irambwira ngo igiye kugenda isura buri muntu wese. Umuntu wese agira umwanya wo gusenga, umuntu wese agira wa mwanya wo kubana n'Imana. Ikindi kandi kunzozo uzajya urota ntizikajye zigushika, kuko aho ngaho harimo ubusobanuro bukomeye y'ibyo Imana igiye gukorana nawe. Imana irambwira ngo mbwira abari bamaze kugira imitima yabo akahebwe, babwiye ngo ntabwo ariko mubibona, ibyo mubona ntabwo ariko biri. Imana iracyafite gahunda. Imana irambwira ngo igiye kuza kwesha icyubahiro, kandi Uwiteka Imana arambwira ngo ntabwo azatakaza abayitakira ku manywa na nijoro. Nabonaga n'abari basigaye bahagaze, nabo bari kuvuga ngo igihe twizereye, igihe twahagarariye dutegereje, igihe ibi bintu byavugiwe, ukabona bafite gushidikanya no gushaka gusubira inyuma. Imana irambwira ngo wari uhagaze yirinda atagwa, kuko Imana igiye kuza kwesha icyubahiro. Imana igiye kuza kuganza. Imana irambwira ngo hari benshi bari kwibaza ku bigendanye n'inzara. Imana irambwira ngo igiye kujya igenda igabura mu buryo bw'ibanga. Wowe ukiri ku rufatiro akira kugaburirwa n'Imana, akira gukora kw'Imana, akira icyubahiro cy'Imana. Imana igiye kuza gukora ibidasanzwe, kandi Imana igiye kuza kurengera. Imana irambwira ngo mbwira abari bahagaze, ababonaga nta buryo, ababonaga ibintu byanze, Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimuhagarare musenye. Hari abantu bari bamaze iminsi bari kuvuga ngo noneho niba turi kubona ibyo gusenga byanze, ngabo basiduha akazi. Imana irambwira ngo ntabwo izaguhana kandi ntabwo izagutererana. Irambwira ngo ije kurema inzira nyinshi zo kugira ngo umugisha wawe uze, kandi Uwiteka Imana arambwira ngo bari mu marira, Imana ije kubahoza. Kandi lebore tansodokre, Uwiteka Imana arambwira ngo hari abari bamaze igihe bari gusengera imbyaro. Nabonaga ababyeyi babaye benshi kwa muganga, kandi bari kujya kwa muganga bagiye kubyara. Nkabona umubare mwinshi uri kuganza wabo babyeyi, ni umubare w'abari bamaze igihe batabyara. Nabonaga babyaye abana kandi bafite umunezero. Imana irambwira ngo ni Imana ikuyeho kubona kubyara ko ari ikibazo, ahubwo itanze abana kuba bakeneye. Nkabona ababyeyi baranezerewe, bakavuga ngo urakoze Imana kumvise gusenga kwanjye. Imana irambwira ngo igiye kugikora ikintu cyo kugira ngo ishimwe rigarukire, ishimwe rizamuke hejuru, kandi ibyo ikoze
biyitirirwa bitari kwitirirwa abana b'abantu. Bwana Yesu asifiwe. Imana irambwira ngo yewe wari urambiwe, wari waravuye ku munara, wari waravuye ku muhamagaro, wari waravuye ku mikorere yawe n'Imana n'uburyo mwari mubanye mu buryo bw'ibanga. Imana irambwira ngo ni igihe cyawe cyo gutekereza neza, ukareba aho wanyereye ukagwa, ukongera ugahaguruka ukabyuka, ukavuga ngo Uwiteka ndakwinginze mbabarira wongere undeme bundi bushya. Nabonaga Imana iri mirima bundi bushya. Imana ikagenda ikora ibikomeye, Imana ikagenda yitamurura, Imana ikagenda irengera. Imana irambwira ngo mbwira abankurikiye bari bamaze kubivamo ngo mwongere musenge, kuko Imana ije kongera gushaka abayo. Imana irambwira ngo abadayimoni bari basabirije kugira ngo habe gutandukana kw'abashakanye, hari hagiye kuba akavuyo ko gutandukana kw'abashakanye. Imana irambwira ngo ni Imana ihagaze ku ngo zubatse kandi abadayimoni bari bashatse kuzisenya. Imana ikambwira ngo ibimye ijambo, ibimye na network n'amarezo y'izingo. Uko niko Uwiteka Imana yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo kandi buri muntu wese uhagaze yirinda atagwa. Niba wumva guhagaze wirinde utagwa, kuko hari imbaraga z'Imana, hari gukora kw'Imana, hari icyubahiro cy'Imana, hari imirimo y'Imana. Imana irambwira ngo kandi buri muntu wese ku ruhande rwe ahagarare mu kwizera, kuko ari mutabura uko abigenza. La contre bejole fort. Imana irambwira ngo hari abari bari kurira, bari kubona nta kintu na kimwe. Imana ikambwira ngo Imana yanzeye ayo marira ije kugushira mu bisubizo wonkurikiye. Zela fo près de contre kandi de belle sens. Imana irambwira ngo hari abakristo bamwe bari baramasinye yuko bagiye kwicara, bari bahize murunga bangabo, bibazaga niba batazongera kwegera amagaburo, bibazaga niba batazongera gusenga, bibazaga niba kugwa kwabo kwaraga ari uko nguko. Imana irambwira ngo irongeye iragarutse, kandi Uwiteka Imana arongera atunganije bitari bitunganye. Niko Imana yo mwijuru ivuganye nawe. Uwiteka Imana akakubwira ngo yewe wari ufite agahinda, erekeza amaso yawe Siyoni, niho gutabarwa kwawe guturutse. Ku Uwiteka Imana wari mwijuru n'isi. Imana ije kwihesha icyubahiro kandi Imana ije gukora ibidasanzwe. Imana irambwira ngo hari imbaraga z'abarozi zitesheje agaciro, za benshi bari bamaze kwatakwa n'amarozi, bari bari gusabwa kugira ngo bapfe babaye ibitambo kubera aya marozi yari abatatse. Imana ikavugana namwe ngo ntabwo muzapfa, kandi ntabwo muzapfa gupfa, kuko Uwiteka Imana bahagazeho, kandi Imana ibakoreye izi mbaraga z'amarozi. Imana ikambwira ngo batari bafite akazi mukakire, abatari bafite uburyo bwo kubaho mwakire kubaho. Imana ije kwihesha icyubahiro kandi ni Imana ikomeje kuganza mu buryo budasanzwe. Imana ikambwira ngo kandi do binisance labore trafe do benia. Hari abantu bari bari kumva imibiri yabo yaramaze gucika intege. Imana ikambwira ngo iyo mibiri yanyu Imana igezeho, ntabwo iyo mibiri ari yo gucika intege. Imana ikambwira ngo yihesheje icyubahiro. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni nyakubahwa kandi ni rurangiza rwa burundu. Labore considerable landonimini for the prime. Imana ikambwira ngo do sens, ni Imana ibarengeye kandi ni Imana ibarwaniriye, ni Imana ibafasha amaboko kandi ni Imana ibahagazeho. Elaside kontai benike. Kandi Uwiteka Imana akavugana nanjye, kambwira ngo buri muntu wese wari uri hano kuri kudukurikira ndetse n'undi uzadukurikira, hari ibisubizo amaze igihe asengera. Imana ikavugana nanjye ngo niyo itumye bibaho, niyo ibizanye, niyo yihesheje icyubahiro, niyo ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ikavuga ngo irarwanya kandi ni Imana inesheje. Imana ikavuga ngo yambuye ubushobozi ibitagira ibyari byarihaye ubushobozi. Imana ikavuga ngo yihesheje icyubahiro iburyo n'ibumoso. Imana ikavuga ngo kandi lopire kotai bonisa donini contre de temps. Amasengesho yarabaye make, Imana yongeje amasengesho kuri bamwe babonaga gusenga bitakiri ibyabo. Imana ikavuga ngo nitanze gusenga kandi niyo yihesheje icyubahiro kumugaragaza izuba riva. Landoni mini for the pray ela kosa de banivoria. Kandi yewe mwene data warunkurikiye, Imana ije gukora ibidasanzwe. Imana ije kukurengera kandi Imana ije kugutabara. Imana ije kukubaka kandi Imana ije kukurwanira. Hari abari bari kwifuza amazu, Imana ikambwira ngo hari benshi kwe mu makode ibahaye amazu, ibahaye kubaka, ibahaye kugura amazu. Imana ikavugana nanjye ngo irinze amasezerano yavuganye n'abayo yuko ibatuje. Ikindi Imana ikambwira ngo namwe mwari mu makode, Imana irabishyuriye amazu yanyu
niko Imana ivuganye nanjye. Kandi dopire sans le contrape dovenia, Uwiteka Imana akambwira ngo yewe wari uhagaze, wari uri kubona ugiye kugwa, Imana iragukomeje. Ntabwo Imana izagutakaza kandi ntabwo izaguhana. Niko Uwiteka Imana avuganye nanjye. Imana ibaho umugisha. Hari benshi bajya bumva ubuhanuzi bakabukerensa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabimenya ubwo bya bindi mwatinyaga muzabona bibagezeho. Ariko ndakwifuriza kumva message y'Uwiteka, atari ukutegereje ngo bya bindi watinyaga bikugereho, ahubwo ari ukubera imbaraga z'Imana no gukora ku Uwiteka Imana ukomeje kuganza ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ikugirire neza, ubwiza bw'Imana bukomeze bukugote, icyubahiro cy'Imana gikomeze kikubeho, ineza y'Imana ikomeze kukubaka mu izina rya Yesu Kristo. Uhumure, imbaraga z'Imana ziri kuri wowe, icyubahiro cy'Uwiteka Imana kirakugose. Hari amashimwe benshi bagiye kumva, hari amashimwe benshi bagiye kubona, kuko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ibaho umugisha, imbaraga n'amavuta, ubwiza bw'Imana bukomeze bubagote. Haleluya, haleluya. Mwari kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa, ubwiza bw'Imana bamurikire. Shalom, shalom.